ntabasha kubyakira niko ku buzima butanga ikizami sinorohewe muri izi nkuta mbohewemo ukuri n'ikinyoma byutsa umutima nk'ikibatsi cy'umuriro Chérie? Chérie? Mama Keza? Wanzaniye amazi yo kunywa. Merci. Meze biteze? Nisa, ko mbona se umeze nk'utameze neza abantu. Meze neza ahubwo. Umunsi ntabwo ndi bujye ku kazi. Ndakora hano mu rugo. Ugenze biteze utari wambwira. Gusa ariko ajye ngo nashaka kutuganiraho. Urabona ko business yacu imaze kubyibuha. Urabona gute tu extendinze tugashyira amabranche hirya no hino mu gihugu. Tugashyira abakozi bafite competence tukagura mbese urabyumva gute? Ngiye maze iminsi mbitekereza. Tuvuge se ibi bintu byose twicaje hamwe. Kumbi nawe wari kubyibazaho. Icyo mukunda. Erega njyewe nawe turi umubiri umwe. Ninjiye muri wowe nawe nyinjiramo. Oya ahubwo si ibyo gusa. Otherwise twinjiranyemo. Turi umwe wumva icyo kintu. Yes. Ntabwo dukwiye kwicara ahantu tukagifatira ibyemezo. Okay. Ni byiza ko turi muri direction imwe. Na cyane ko ibyanjye n'ibyawe you know. Kandi nshimishwa nuko umpa umukono wawe. Umukuboko wawe kandi birabintera imbaraga. Kavuyemo umeze neza? Umeze neza? It's okay. Yeah, thank you. Nari mfuye n'ukuri. Ngize neza. Yeah. Umeze bon? Urakoze kunabara. Ubu sinari nyireba. Eka no kantu karababaza cyane. Sana. Ubu nyine mba mumye urabona ko ritangiye kurira. Yeah. Anyway, thank you very much. Umeze neza? Yego. Utaha muri aka gace? Okay. Urakoze rero kungira neza. Nitwa Jasper n'ubundi. Nitwa Debbie. Debbie. Wow, nice name. Debbie mu rugo ni nkahe? Kurese cyangwa hafi ahangaha? Oya ni hafi hano. Nkahe? Ko nanjye ntuwe hirya ahangaha se, utwa tutaziranye duturanye. Tuyehe? Kuri cya gipangu cyo hepfo hariya. Hano hirya? Yeah. Hepfo gato kabisa. Ndahazi cyane hano mu magenda cyane. Uvuye se ko mbona uri na bag so. Mvuye ku hano kuri supermarket. Ndabona uvuye guhaha. Mvuye. Urumva ko duhahira hamwe nanjye mahira hariya. Si kuri rya duka riri hariya, supermarché iri hariya. Kwa Murokore. Ese namwe mwamwise Murokore? Okay. Debbie nose amakuru? Amakuru ni meza. Sha rero nishimiye kukumenya cyane cyane nk'umuntu none umaye ubutabazi. Ibaze no nza kugera ahangaha ngatokorwa nafite umuntu uza kunokoza. Shava byari bikomeye kuko bikarakantu karababaza cyane. Sana. Ariko ntacyo wari kubona n'undi muntu. Oya. Ese Feri naguhaye umukono nawo hano. Ubizi. Zana nkufashe. Ariko siko nyuzanye amazi ko ngiye kwatsa ibiti. None siraga umuvunika mpagaze hano.
Oya ntabwo yanga ntabwo mbona ariko akonjemo cyane niyo mpamvu akonjemo niyo mpamvu reka banza afatemo akantu kagashyuye akazuba karanaryoshye rero nuko ni byiza ko tubona kimwe twese biranyubaka ariko Imana yampaye n'umugore mwiza I love you. Love you too. Yeah. Se Adolphe ari he? Sinzi ahantu agiye ariko yarahari. Okay. None se buriya wagira nta nandi gutekereza ariko burya ntabwo badamu dukunda kuvuga ibintu byinshi duhagaze. Oya nta kibazo ariko se iyo mico y'abakera mana yanjye kize yakwe kirazira. Nimba umpaye agahushya navuga. Ongea haina shida haina tatizo. Niongee. Kuna tatizo kabisa. Asante mpenzi. Karibu. Sasa numvaga Adolphe twamuha ibintu bimwe agatangira kubikontorora. Urumva? Ubona ko igihe kiri kugenda, imyaka iba igenda, akenshi uraruha urananirwa. Urumva abakwiye kugira ibintu amenya yinjiramo akabikontorora nk'umwana wacu mukuru. Urabyumva uti? Iki kiganiro twe dukwiye no kugikora ahubwo turi kumwe nawe. Turi batatu. Uri imfura ingana na se. Ndabyumva imfura na se barangana. Ni umugani w'Abanyarwanda kandi twawusanzeho. Aho ugira ikibazo ni ubonera utabaza. So nabona gutegereza rero umuntu hanyuma uragiye se? Ndatashye. Bye rero. Oya ariko wamereza na contact yawe basi. Umuntu ngiriye neza nkazavugana nawe. Yashana mpamvu pe. Kubera iki? Mpamvu kugwana nimero yanjye. No, kuma nimero se aricyo bitwaye. Bite se nagwa nimero yanjye ariko bwa mbere duhuye. Bwa mbere duhuye ariko ni chance nari mbonye yo kumenyana nawe mushuti umuntu ngiriye neza. So numva reko manamba yawe byaba ari byiza cyane. Ntabwo byakunda pe. Wayimaye. Ni kuri ntabwo byakunda. Yanga nuyima. Oya tubiveho tutonye no kubivuga. Sure. Ntushobora kuyima. Nimero yanjye se? Washa wapi. Byakunda kare. Yanga nimero yawe iragurishwa ntago itangira ubu. Ntago igurisha ariko nta mpamvu yo guhereza umuntu nimero yanjye mu bonyane bwa mbere. Ya ariko ntekereza ko abantu ntekereza ko mpuye n'umuntu akangirira neza nta kwifuza kumutakaza. Ntabwo atifuza ariko nanone nta mpamvu yo kugura nimero. Ahubwo bye. Oya nukuri. Ntabwo nashobora kukureka ngo ugende utamaye nimero yawe. Oya ntabwo byakunda. Ibyo nimero byo ntushaka ubyibagiye ko byo ntabwo wayibona. Shose cyangwa ni blague bibere. Oya ntamushobora. Basi kangohereze yanjye noneho. Oya nzagusura nzayiguhereza nitubonana ubutaha. No. Ubutaha numbona cyo kuza nzayiguhereza. Kurumva wenda ari ikintu kiza gishaka kubaho gacyanye nawe nitwongera gukura nimero nzayiguha. Mbese ubu impamvu utayimaye nuko duhuye bwa mbere. Anyway ntacyo basi noneho. Kangusaba aga service koroshye. Ndashaka noneho ko nyereki wanyu ntacyo. Ushobora no kuzajya amacanga nabasuhuza ntacyo. Okay. Wacu mwari hepfo. Kino gipangu kino. Forte. Okay, nabonye. Niho mutuye mbese. Shirona ko ari hafi ni wacu kabisa. Shabai rero. Sa merci beaucoup. Kumera neza. Okay. Oya byakize nta kibazo. Sawa. Kuba ngo mpite mubwira mwereke buri kimwe cyose ngire gute haracyari kare. Adolphe nubwo umubona aracyifite mu butesi bwinshi ntabwo ni ikintu ugomba kuza gutekerezaho nagitekerezaho. Ako sheri wibuke ko uriya mwana ari we ukwiye kumuhindura ukamukuza utamutureninga n'indi uzamufasha. Ndabyumva ariko hari uko ntagize hari uko utagize ahubwo buriya ngiye numvaga ubundi ngiye ku giti cyanjye kugira ngo mukamirikishe nakabaye muvana nkamujyana nko muri training mu kindi gihugu nko muri Kenya aho agenda agakubitaho nk'ukwezi atakureba atande batari babashikiwe bikamuhindura. Iyo nayo ni ide nziza ariko buriya umwana nimba akuriye mu mafaranga agakura dufite ubutunzi bungana gutya sibyo agomba guteta. Oya ahubwo agomba
gutozwa ibijyanye n'amafaranga. alright ariko erega burya uwo bahereza n'uwishakishiriza burya baratandukanye. Ibintu tugira byaratuvuniye ariko okay mashiti ati don't worry. Thank you. Ndaza kubikoraho. Thank you. I love you. Me too. shawe umeze ute? Meze neza shiri. Shambuka muri resitora nari nibagiwe rega. Bwira nyine. Umva ejo nyine nari ndi kuzamuka mva mu gasoko. Mura n'umusore nyine yari yatukowe nyine ubona ababaye cyane ngo tuse wamfashije nyine ndamutukora ndamufasha mukuramo ibintu nyine byari byamugiye mu maso. Ntabwo uzi ikintu nyine gitangaje. Ibaze ko yasanye ka nimero we. Utambwira ko utazi muhaye. Nazo namo ako wahereza umuntu nimero ari bwo bwa mbere umubonye. Shamana wowe kandi ubu ngubu wabona ari umusore mwiza. Aha ni mwiza ariko nyine yaravuze ati oya ntabwo nama nimero nyine ari bwo bwa mbere ati first time ugahita uhereza umuntu nimero. Oya nese ubu wasanga ari umusore utuje ureke ka kandi kawe gahora kagutesha umutwe. Kanesha umutwe ariko nanone se ubwo wowe nyine nabonaga nyine nanjye nageze isoni nuko nihagazeho ariko numvaga nyine nazimuhereza ariko ndavuga ati oya kamwihorere. Mbabaje ujye umenya ko amahirwe aza rimwe wa mwana. Kumva nk'uwamanye he aza rimwe ariko nyine uyobeye ko nawe uragusaza uriyo. Ubu none ubu uzongera kumubona tuvugisha ukuri nese nabigirane nyine ubwo wirangayeho reka mwihorere. ubwo se nzasubire ku gasoko. Hoye wasanga yaranahaciye rega nawe bisanzwe. Nyine yarahaciye arambwira ati wamenye ndabwite wapi ariko nyine gusa ubwo se ubwo amakuru yashire wawe se wowe. Sibyo ndi byose byo konsaza nanjye nyine ibyo nkubwira ngo amahirwe aza rimwe wangiza ngo nturi gutanga nimero. Uriya nanjye aracyansanza wapisha we kandi ejo ndi baragwaye amagift yenda kukwica. Ya gift se uzi ko namufatanye nanone n'undi mukobwa se ububeshyi. Umvura no kunesha umutwe. Kevin ariko uramuzi wowe n'ubu baracyashudikana. Baracyari kumwe gutya. Ibaze ko message aramuhamagara mvaba ya ndavuga se niwe mukundana cyane nje mukundana akambwa we yanwe nkunda ariko shamana nyine nanjye niyo mpamvu ibintu by'abajama nyine nanjye mba narabiretse kugira ngo nyine ejo nyine bitazangira ingaruka kuko nsigaye mfite amadepression ya danje. Mba tuzanasara kubera abasara ujye ubibona. Shamana ubu nakuganirije cyane se ubundi nta kintu ukeneye. Mva mvuye mu rugo mva ndiye mwe meze neza ko ego. Oh, mon fils Adolphe. Ça va? Ça va bien. Nanze kugenda ntarabirangiza kuko muri no minsi harimo akazi kenshi cyane pe. Byose mbere ko byaje byose ndatunganya. Ariko basi ngize amahirwe ndana ko wanyine n'ubwo twagera mu kazi. Wanyemerera nimba ari bishoboka twongeramo abakozi babiri. Okay, nza karaga. Nkuko nari ndi kubikora hano urareba hano ndi gukora akazi k'abantu babiri. Ndi gukora akazi ka HR nkakora n'akazi ko muri finance. Kuko numva ntabwo company yagira ikibazo kandi mpari ndi mu nshingano ndizi neza ko umuntu azakuramo inyungu. Akazi ni kenshi cyane. Ibyo turi gushyira ku isoko ni byinshi, abakiriya bari kuba benshi. Rimwe na rimwe n'abakozi nabo ugasanga hari ukuntu bagenda bagoranamo yo kubakontorora ndi njyenyine nawe biragoye pe. Mfashije nibura twakongeramo abakozi babiri cyangwa wenda byagorana tugashyiramo umwe. ubwo se we mama wari kataje kunsuhuza. Mama wanjye yagiye mu kazi bose nabahari. Shanda namwikumburiye mu bya bitwenge byeza nsetse anganiriza. Shamba ariko mukashora nawe kuza mu Canada. Kadebe nisanga yera.
Ntuzaze. bashobora kuza mu kanya. Wa musore wanyu. Baramukunze. Oya ntabwo namukunze ariko wese ntabwo namukunze nuko nyine mba mbona ari serious aho. Yego shamune Saba yaguze. umusaza wanjye byata. Si kubera iki? Ose uzi ubundi agira sheri buriya. Aza muraganira ahubwo. Turaganira ariko ibyo bintu ntabwo yabimbwira nyine agira isoni. Uraba mbona nyine nk'agapeti nyine aho fetisha uriya mwana ntabwo nabimuganiriza. Mbona nazi yayikomeje. Sohotse nkazamuguhereza ubundi. Ego kuriya ntabwo twashobokana namukubita urushya cyangwa ajya akarunkubita. Mbona nazi Shama naje mfasa ahubwo wowe mu rugo mumeze gute? Shama ubwo se nyine biraho nyine nta bidasanzwe nyine ngo exams Shamba bizamubira byenda bimeze neza nta kibazo hasi. mba njyara amashuri ndabona ngiye kuyareka Kubera iki? gusara kubera kwishyurira. Ni wowe wishyurira? gusa kuri finance ibyo byo ni ibyanjye. Wenda tubonye umuntu uzi HR uzi kumanaginga abakozi nyine usanzwe ufite experience y'ibyo bintu byaba byiza kurushaho papa. Okay. Ndaza kureba niba aricyo cyihutirwa naho ikindi bitekerezaho no kubimbwiye nuko ndubona ko ari ngombwa. Ni ngombwa cyane. Ubwo rero Afrika nkubwire ibintu wenda bitagenda neza no kuba ntashaka kugira ngo kiremwe abo bakozi n'ibiki byose burya mba nabitekerejeho. Urabona burya umuntu ari ku isi abona byinshi. Wowe uracyari umwana uracyakeneye kugira experience y'ubuzima, life experience. Isi ni nziza hari igihe iryoha. Iyo ufite amafaranga none iryoha kurushaho. Isi nayo ni mbi kuko hari igihe kubihira. Look, ukaba ufite ubutunzi bwose ntacyo ubuze, ariko kugira ngo ubyishimemo ugahora urira ukabona umuntu aratunze afite ibya mirenge ku ntenyo nk'uko bivuga mu Kinyarwanda, ariko ntarya umunyu ntarya ifiriti bamuje amavuta, diabetes zirakura, ibintu nk'ibyo. Impamvu rubona ibintu si uko ntabona ko abo bakozi bakenewe, nta nubwo ari n'umwe si na babiri, dukeneye abakozi benshi. Umva nese ntabwo byibuka harya ko mfite akazi. Shamira kubimbwira ariko ntabwo nigeze numva bikomeje kabisa. Akosha wagireka Debbie uzi nkubwiye ukuntu noneho ubu ngubu umaze kuro ntabwo wabyumva ukamubwira uriya musore shabuze ukuntu numva mfite agahinda. Oya we nakubwiye ngo amahirwe aza rimwe ugira ngo Shamana ubwo nyine wirangaye ngo ndasubira ku isoko. umva nujya guhase umva nese usigaye ujya guhase mama akakwemera uzi ukuntu yari kumera none n'umutukoraga hano mu mazi. Oya mana yawe ati wo musore we. oya shama akumushaka kuzongera guhura ntabwo shamago byakunda ko urumva ndamwiriyeho cyane ukuntu namwiriyeho se. Sha Debbie rero umva twaheze mu bintu by'inkuru urabizi ntitwasoza mbabarira reka nahe ndabona n'iwanyu banatinze. Mama umunsi ziramva mubwira ati nyine Divine yaje arakubura ngo umusetse za nkuru zawe aba gutera story. Shamba shamari bishari bye Ngeze imbere nahe nyine ubwo nzagaruka. Ndino gutenya ku extending business. Tubonye branch zindi bya ari sawa. Nkakora ama branch nkashyira ama branch hirya no hino. Ariko hari ngira limit nkajya n'amakenga. Kuba nakugura imodoka bashiki bawe babiri ngo nabo buri umwe mugura imodoka, mama we mugura imodoka. Undi rwose inyungu zirahari biri kugenda neza. Sinzi mpamvu utabikora nibura natwe umuntu agenda yicaye. Masani suko ntabibona birakenewe, ariko mbagira ngo ntagaragaze ko
ayo mafaranga ahari ubwo butunzi budahari, kubera ko abantu bose bagusekera si uko baba bagukunze, kandi icyo ndabyemera. ibishashagirana byose burya ntabwo ari zahabu, ashobora kuza hehehe ariko inyuma hariyo ikindi kintu. Ntabwo nshaka kubabura, reka mbyubake neza, nimara kubyubaka ushaka umugore bashyuye mbashingire, indangiza mbabwire ngo bana banjye do ngibi nawe muzima nagiye ku giti cyanyu mwabigaragaza mukabigaragaza. Ni uburyo bwo kuturinda abanzi, abantu ni uburyo kubarinda abanzi kugira ngo batabagirira nabi. Kandi nibyo koko hari umugabo twigeze kuganira, yari yaje no ku kazi, arambwira ngo umuntu utazi amakuru yawe ntabwo yabona aho guhera. Ntibishoboka. So genda ugira ibintu byinshi ukinga abantu. Ntuzatinye kujya mu kabari gaciriritse, go there, kubera ko hari icyo ubitse n'akanini, ariko ntibe buri munsi. You have friends I know, muganire, ntufite icyo ushaka kugira ngo bapimire, ngo niba kubabwira ngo mwana mfitemo rimwe bya bindi byacu ngo mwana ngo nose mfitemo rimwe ngo ino turicape gutyo, bagenda bavuga bati ariko ibintu bakekera kuri aba bintu ntabwo ari byo. So ngaho bishyire ku murongo neza, and then nibyo pe nujya kugenda umbwire tuvugane, ndashaka gutuma. Nta kibazo. Sawa mu office. Rambura akaguru amaraso ataza kwizinga mu nzira mu mitsi. Rambura kano kaguru. Uzamura. Ihangane. Rambura kumera neza. Uri ko barahe. Kuramo inkweto. Mu rugo ni hehe? Ni hano hafi. Haguruka uza tugende gake twajya kwa muganga, sibyo? Uraza kumera neza. Oh my Haguruka tugende kwa muganga. Tugende amafaranga. Foto ku rutugu. Ihangane. Ndumva umutima utabasha kubyakira, niko ku buzima butanga ikisame. Sinorohewe muri izi nkuta mbohewemo, ukuri n'ikinyoma byotsa umutima nk'ikibatsi cy'umuriro. Qu'est-ce qui s'est passé? Akoze akisida umutira mugozi. Umutira ndayiruka. Avunitse kano kaguru. Hani bubaye. Uraza kumera neza. Sorry man. Sorry. Niko Buhoro. Buretse kugenda. Mutware gake. No kujya kwa muganga bakamukorera ntuze, ntabwo avunitse cyane. Bakaya niba ataviremo imbere. Ntabwo wabonye plaque z'iyo moto. Oya ngiye mageze moto iri kurenga. Nono dore igikapu cyawe. Kino igikapu yari agifite ni telefone. Nono yakoze impanuka, moto arahita yirukanka. Noneho ahise yirukanka, ngiye mpita magera, mubaje nsanga abira amahirwe ko yari muri karitsiye. Mpita muzana kuri gake kagera. Musore urakoze. Uze urumva ntabwo aca ku muntu agize ikibazo, ntabwo ari umuco. Urakoze, ufite umutima wa kimuntu.
ibi byahozeho kera mu gihe cy'abatubanjirije, ariko nawe ushobora kuba ari umurage wasigiwe n'ababyeyi bawe. ariko araza kumera neza nta kibazo. Utuye hano hafi? Njye ntabwo ntuye hafi cyane, ndakomeza cyane imbere gatoya, nuko nari nje hano kureba umuntu w'inshuti yanjye mutambona agize impanuka, ubu ngubu ntabwo bisa binkundira yuko mbasha gukomeza nkamugeza hano, ariko araza kumera neza. Murebe muri akaguru ke, niko yambwiye ko afite ikibazo, akaguru k'iburyo ashobora kuba kagwiriye nyine ari kuryama, noneho bamukorere bamuvure nyine muri clinique. Urakoze cyane kandi uzagaruka kumureba. Nta kibazo. Cyangwa twinjire mu nzu umwe n'amazi cyangwa nta kibazo birahagije. None ndi kwihuta. Musore ntabwo wagera hano uko zikora kiza nk'iki ngiki ngo ugende gutyo. Urumva nta kibazo, nuko nari ndi kugenda nanjye kandi nkaba tugize Imana akabana n'ikintu kibi yabaye gikomeye, reka nkomeze ngende, ariko mujyane kwa muganga kugira ngo aze kuza kumera neza. Okay. Sawa. Uzagaruka kumureba ni karibu kabisa. Nta kibazo. Asante sana. Urakoze. Ndumva umutima utabasha kubyakira, niko ku buzima butanga ikizami, sinorohewe muri izi nkuta mbohewemo, ukuri n'ikinyoma byotsa umutima nk'ikibatsi cy'umuriro. Ndumva umutima utabasha kubyakira, niko ku buzima butagikiza mbi, sinorohewe muri izi nkuta mbohewemo, ukuri n'ikinyoma byose. Long time. Kabisa umeze neza. Shasava. Duherukana wa munsi. Se wari ukinyibuka? Ntabwo nakwibagirwa. Ukaba wibuka hano hantu twahuriye koko? Ndahibuka aho twahuriye, just urumva. Nshobora kubyibagirwa. Ariko usanzwe utuye muri zino quartier? No hirya yari ntabwo ari kure nanjye. Ndumva turi abaturanyi. Ndi umuturanyi wanyu. Umeze bo? Meze neza cyane. Oh, nice. Mu rugo se bameze gute? Mu rugo bameze neza. Okay. Mwebwe? Natwe turaho. Ko wamagaritse ku muhanda se? Ndaguhagaritse ushize nyine uzi ko twabonanye, ngusaba na contact yawe ntiwabasha kuyima, so nagize amahirwe nongeye guhura nawe rero ndavuga ndagenda kubonye basi wayimereza none. Ntumbwire ko ushaka namba reko. Ndashaka namba yawe n'ibindi. Ushize warayinyimye. Ushaka iki? Turi abaturanyi wagize ukanandeba hano nta kibazo. Hari icyo bitwaye ubundi kuyima? Njye ndumva nta mpamvu yo kuyiguha ahubwo. No, buriya communication ari gikunda yoroha iyo umuntu afite contact y'undi muntu, so numva rero kuyima ntacyo byari gutwaye. Ntacyo byaba bitwaye, ariko numva nta n'icyo byaba bitwaye nayiguhaye. Bakubanganye sikayima. Gutunga namba yawe ni umugisha kuri njyewe rero, numva wayima nta kibazo. So ni ngombwa ra? Ni ngombwa. Ndetse wumva bikubangamiye ariko njye ndumva nta kibazo kabisa. Ntabwo byabimbagamiye ahubwo numva nta mpamvu nayigira. Se nayibonye igwereye. Mba mbona nta kintu twavugana. My God. Niba nta kintu twavugana? Yo kuvugana ntabwo twabibura. Turi abantu bakuru twembi. Kuba twaganira rero, ushobora kuba nakenera inama zivuye iwawe, ukaba nakuvugisha ukazimpa. Ku yindi side nawe ushobora kuyikenera, nanjye nkaba nayiguha, so numva rero kuba wamiriza contact yawe ntacyo bitwaye. Ariko nta n'ikibazo, nta kibazo nanyiguhereza. Oh, nice. Reka ngo uhamagare, flash ngo uhite ubona iyanjye. Harya ni? Debbie. Oh. Nanjye nitwa Jasper. Wayibonye? Nayibonye. Okay.
nanjye ni Jasper. So ahandi bimeze neza? Ahandi ni byiza cyane. Ariko wiga he? Akenshi nkunda kubona uturutse gutya. Nigana imbere. Ni kure? Oya ntabwo ari kure ariko ni imbere. Ni he university siko? Ndashaka kuza kwiga. Tuzabivugana kuri phone nane nkubwire university wiga. Oya. Wayimbwira ariko ntacyo bitwaye. Tuzavugana kuri phone. Kubwira iyo niga. Bimbwiye se aricyo bitwaye ubundi. Wanasanga tuniga hamwe. Oya, sorry ntabwo hagaritse ku izuba ndabibona ariko ntabwo byakunda pe. Ntabwo byakunda. Wakwihanganye se. Oya. Nibasi nzayikubwira. Sure. Ahubwo ndumva nagiye. Ndumva wagiye. Wamagaritse izuba. Ndabibona ko ntabwo wongetse ariko. Wari uvuye ubu. Ya nanjye nari mvuye kure mushiti wanjye mfite utuye hirya aha ngaha. So okay, sawa. Bye. Sawa, bye.